Inkuru iteye agahinda, inkuru iteye umubabaro, inkuru iteye ubwoba, mbisubiremo inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye ubwoba, inkuru y'incamugongo itugezeho muri kano kanya n'ubundi ni inkuru yibereye mu karere ka Rubavu. Mu karere ka Rubavu rwose habereye amahano, mbisubiremo habaye amahano, mbisubiremo habaye amahano kubera yuko mu karere ka Rubavu habereye ubwicanyi buteye ubwoba butigeze bunabaho mu mateka ya kinyamuntu. Rwose n'ubundi inkuru itugezeho muri kano kanya ni inkuru rwose ibabaje cyane, ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru twavuga yuko sinzi ukuntu nabivuga gusa ariko n'ubundi ibi bintu biteye ubwoba. N'ubundi rero mu karere ka Rubavu habereye amahano, umugabo yishe mushiki we arangije aramwishyingurira munsi y'inzu babanagamo. Ibi bintu biteye agahinda, ibi bintu biteye ubwoba, nanjye rwose kubona urupfu uyu mukobwa yapfuye byanteye ubwoba, nanjye kugeza ubu ngubu ntago ndabasha kubyikuramo. N'ubundi rero aya makuru ateye ubwoba, aya makuru arababaje cyane, aya makuru nanjye rwose aya makuru yambabaje cyane, aya makuru yaneye ubwoba. N'ubundi rero kuri munsi rwose ibi bintu byiriwe bicicikana ku mbuga nkoranyambaga, ariko abantu bamwe na bamwe bakomeje kugenda batangaza amakuru atariyo, bavuga uti uyu nguyu yari umugabo we, nako uyu wamwishe yari umugabo we, abandi bakavuga uti ibi bintu nyine bavuze ibintu bigiye bitandukanye, bavuze inkuru nyinshi cyane yaba iz'ukuri n'iz'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga, bavuze ibintu bigiye bitandukanye ku bw'iyi nkuru. Ariko nanone kuri uyu munsi twebwe tugiye kuba twahira muzi muzingo tukubwire uko byagenda, tukubwire n'ubundi inkuru nyayo yerekeye kuri urupfu rw'umwana w'umukobwa w'imyaka 27, ariko amazina ye ntabwo yigeze atangazwa, wishwe na musaza we n'ubundi babanaga mu rugo rumwe. N'ubundi rero nyemerera turebere hamwe iyi nkuru mu buryo burambuye gusa, ariko niba utarakora kuri iyo buto isa umutuku yanditseho subscribe uri guhomba cyane, uri guhomba amakuru avugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose, ndetse n'andi makuru yose azira ibihuha rwose kandi mashya. Nahangaho uzajya uyasanga, wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, ubundi ukaba maso inkuru zose nshya ndetse n'andi makuru yose acukumbuye kandi azira ibihuha, nahangaho uzajya uyasanga umunsi ku wundi. N'ubundi rero inkuru yacu ikomeza ivuga yuko mu karere ka Rubavu, umudugudu wa Karimbi, akagari ka Kinigi, mu murenge wa Nyamyumba havu ntabwo nanone higeze hamenyekana icyateye uyu mugabo kwica mushiki we. Icyakora kugeza ubu nyiri gukora icyaha akaba yamaze gutabwa muri yombi biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage. N'ubundi rero aya makuru kugira ngo abashe kugera ku nzego z'umutekano byihuse cyane, kandi aya makuru agere ku nzego z'umutekano n'ubundi mu buryo bwihuse cyane, nuko n'ubundi uyu mugabo ubwo yakoraga kino cyaha, nuko yari yabanje gukubita uyu mushiki cyangwa se uyu mukobwa bavukanaga, ubundi yamara kumukubita akamuzirika rwose, akamukata umutsi utembereza amaraso mu mubiri w'akaboko, ubundi yarangiza akamutemesha icyuma rwose, icyumuzi akakimukurisha ijosi ariko ntiriveho neza, ubundi arangije amushyira mu gishashi cyiza gifite ibara ry'umukara, arangije amushyingura munsi y'inzu babanagamo. Aya makuru akimara kujya ahagaragara yateye ubwoba abantu benshi cyane, rwose bagize ubwoba. Ariko nanone nyuma y'ibi byose, nyuma y'iyi nkuru, nyuma y'aya makuru yose yiriwe avugwa n'ubundi ku mbuga nkoranyambaga, hari n'andi makuru twabashije kuba twakura mu baturage bamwe, n'ubundi mu baturage b'abaturanyi b'uyu mugabo batubwiye yuko rimwe na rimwe uyu mugabo yatonganaga na mushiki we, ariko n'ubundi bakagira ngo ni bya bindi by'abantu bavukana bagashwana ubundi bikarangira. Ariko nanone igitangaje, ntabwo bari bazi neza yuko uyu mugabo afite uyu mutima mubi cyane wuzuye mukushi wo kwica mushiki we, ubundi yarangiza akanamwishyingurira. Ni ibintu rwose no kuvuga rwose biteye ubwoba, kubera yuko uburyo yamwishemo n'uburyo rwose buteye ubwoba, ni mu buryo buteye agahinda, ni mu buryo buteye umubabaro. Abaturage bakomeje bavuga yuko n'ubundi muri uyu mudugudu hari hakomeje kuberamo ibikorwa by'urugomo byo gutega abaturage bakabambura utwabo, ndetse bamwe na bamwe bakabatemesha inzembe ariko ntibahaburire ubuzima. Rero n'ubundi bakimara kubona kino
gikorwa cy'ubu bwicanyi budasanzwe. Bamwe mu baturage bakomeje kugenda bavuga yuko uyu mugabo ashobora kuba wenda ari we wihishe inyuma y'ibyo bikorwa by'iterabwoba bivugwa mu karere ka Rubavu n'ubundi muri aka gace kabereyemo iki cyaha cy'ubu bwicanyi budasanzwe, ubu bwicanyi buteye ubwoba nk'uko nawe wakomeje kugenda ubyumva. Ariko none hagati aho ngaho mbere y'uko dusoza, uyu mugabo ubundi akimara kwica mushiki we yahise yoga, amaze koga aritunganya ahita yerekeza mu gasantere aho n'ubundi yakoreraga imirimo ye ya buri munsi yo gucuruza. Uyu mugabo rero n'ubundi akimara gukora bino byaha yahise agenda mu gasantere rwose anywa agacupa. Nyuma yo kunywa agacupa arangije aracuruza nk'ibisanzwe, ariko n'ubundi abantu ntibamenye neza yuko n'ubundi uyu mugabo ari we wamushyinguye. Uyu mumama uri mu kigero nawe cy'imyaka 42 y'amavuko gutyo, nawe yakubise ijisho rwose uyu mugabo ari gusohora igifuka cyuzuye, n'ubundi twavuga yuko n'ubundi ari umurambo, kubera yuko umubiri nubwo waba uri mu kintu imbere ntabwo wawuyoberwa rwose uri umuntu ukuze. Uyu mugabo n'ubundi cyangwa se sorry, uyu mumama akimara kubona icyo kintu, icyo gikorwa n'ubundi giteye ubwoba, uburyo umugabo yasohoye icyo gishashi kimeze nk'aho kirimo umuntu mu nzu ye, ubundi agacukura icyobo akagitabamo ndetse akanasa nk'aho ajijisha, agashyiraho ibintu nyine bigaragaza yuko hatigeze hacukurwa. Nicyo kintu n'ubundi cyateye impungenge uyu mumama w'imyaka 42 y'amavuko, ubundi agahita yihutira n'ubundi agahita yihutira ku nzego z'umutekano, ubundi agatangira amakuru ku gihe, akavuga uko byagenze kose. Uyu mugore kandi yashimiwe cyane ndetse anahabwa ibihembo bishimishije cyane bitifujwe kuba byatangazwa. N'ubundi rero rwose ibi bintu biteye agahinda, kandi aya makuru rwose ateye umubabaro, aya makuru rwose ateye agahinda nk'uko nawe ukomeje kugenda ubyibonera ku mashusho kuri imbere ndetse n'uko wakomeje kugenda ubyumva gusa. Ariko n'ubundi ibi bintu biteye agahinda rwose, natwe kubivuga byatuguye cyane. Wakoze cyane ku nshuti mukunzi wacu, ukomeza ubane natwe ntituzagutenguha na rimwe mu kuguha inkuru zose ndetse n'andi makuru yose acukumbuye avugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. N'ahangaha uzajya uyasanga umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ibihe byiza cyane nshuti mukunzi wacu, komeza udukurikirane natwe ntituzagutenguha na rimwe mu kuguha inkuru zose ndetse n'andi makuru yose rwose azira ibihuha avugwa mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi yose. N'ahangaha uzajya uyasanga umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ibihe byiza cyane kuri wowe. Ciao ciao.